aramanutse Kevin Hakizimana. Kevin aragiye utanze passe kwa Songa Isaie, shot rikaba igitego cya mbere hano gifungura amazamu gitsinzwe na Songa Isaie. Ubu ngubu Songa Isaie akaba yujuje ibitego 11 rero nguko bagiye baherekanya neza. Kevin Hakizimana uhereza Songa Isaie, nawe nta kindi teje imoso, noneho Ndoli Jean Claude ahindukiye ahi asanga umupira wamaze kugera mu nshundura. Ballira kwanza no mukinyi bagomba kwitondera muri iyi minsi navuga ko ari consistent mu mikinire. Reba uburyo Ndayisaba Hamidu atanze umupira hariya akina na Kevin uhise atanga direct kwa Songa Isaie. Ikosa ryabayeho rero hariya, urabona ko umusore Jean Paul atari yagiye abashije gufata Songa Isaie hariya, umupira ahita wohereza mu rushundura, nta kundi ntiwamurenganya Ndoli hariya. Pasi kwa mwenzake aho ikuye, anaumimina pale bila mafanikio. Hatari katika lango pale, ni hatari katika lango jameni, wanaokoa bado kwenye pilika, shoti kali, bao la kusawazisha hapa. Claude Nizeyimana Rutsiro katika pilika ndani ya lango la Polisi. Sasa hatimaye mchezaji Claude Nizeyimana ameachia kombora lake, basi mpira umeshatinga tayari, alikuwa kwenye pilika mle ndani, tafuta bao la kusawazisha na likapatikana kupitia mchezaji Claude Nizeyimana. Hapo naona kadi za njano zinatolewa, hapa ndipo suko umeanza. Okoa jamaa akarudisha Berian, baada ya kurudisha lakini haikuwa tayari. Rutsiro kaweka kimiani, shuti chap. Haya, moja turebe uko bigenda. Muvandimwe arayice byariya uragarutse atena Garicariya, igitego kuri Garica nziza cyane itewe na Isaie Songa. Warebaga ku ruhande rw'ikipe ye, ahindukiye atera icyo twita sizo, umupira kujya mu nshundura za Ndoli Jean Claude. Igitego cyiza cyane, atsinze igitego cyiza cyane. Ndoli biramutunguye, ariko ajya gutera umupira basubaye nta mukinnyi wari muri ruhande, ariko atsinze igitego cyiza cyane. Navuga ko ni kimwe mu bitego byiza bigaragaye muri Azam Rwanda Premier League muri sezo. Cyiza cyane kabisa. Kenshi yari kugira ngo umunyezamu azamenye ko agiye gutera, biragoye kuko yarebaga ku ruhande rwe ahita atera sizo. Mu kanya turongera turebe uburyo kigiyemo, ariko atsinze igitego cyiza cyane. Songa Isaie kudusha kabisa. Eba hari ukuntu ajya agerageza agakora ibintu bitagaza nka biriya, turebe ko byagenze. Urabona uburyo atawuteye. Habayeho uburangare ku musore hariya, ngira ngo ni Rutsiro yagiye buhoro cyane, nakagombye kuba yagiye kwataka uriya mupira. Reba Rutsiro yagiye buhoro cyane, igitego cyiza kabisa. Kandi umunyezamu yawukurikiranye ariko ntibyamuhiriye. Gura ifatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.